hano bari mu Rwanda. Umushumba yaramamagaye ambwira amagambo akomeye, arambwira ati mushumba ntabwo ari uko yabikoresheje, yakoresheje ijambo rivuga ngo mubyeyi wacu. Yavuga ariko kabona ntibyari ati mbabarira, dukeneye ko muza kudusura. Bakristo bagize abasezera kabo namubwiye amagambo, namubwiye ngo nanjye ntabwo norohewe namusho naho se ibintu bijyanye no kwitanga kubaka urusengero tubibabarira ko nanjye ntabwo norohewe. Namubwiye aya magambo kubera iki bakristo wenda abataragera mu gace abasinyora yamukeye. Tumaze kubaka urusengero rurimo bakaba muri miliyoni hejuru ya miliyoni 300. Ni urusengero rwiza ruhesheje Imana icyubahiro, kuko kandi yambwiraga ndi kubwira abakristo ngo dushake miliyoni 10, ubu dufite na miliyoni 10. Pasiteri nzaza mwire korari ariko korari abashaka y'isi muri beza kugira ngo bayinegerere ntabwo ubwabo nabo byari byoroshye kubera urugamba bariho. Ubu barimo bari kwishyura intebe, turi kwishyura izo miliyoni 10, turi kwishyura ibijyanye n'intebe ziri kugira ngo birangire, ariko baranyemereye bati nta mpamvu ituma tutajya mu murimo. Ndabyemereye ni umushumba buriya rwose banyemereye. Perezida wa korali Imana ikuguha umugisha rwose, korali ya Imana ikuguha umugisha cyane cyane. Imana ishimwe rero ko nahageze, ndangirije bitanyoroheye mu ivugabutumwa ryanjye. Iyo nateguye kubwiriza iteka ndarwara iyi nkuru narwaye kandi ubwo nimugoroba ndarifite, kuko ntabwo ejo nari natwarekera mu kwibuka, twageze mu rwose saa 2, kandi ubwo nyuma yaho n'umunsi washize nabwo sinari mpari, nari mfite izindi ngendo, ariko nari bafite ku mutima yuko kabona nzabasura kandi impamvu zigomba kuba imbuzi. N'uyu munsi nabwiriza namara kubwiriza bikarangira ariko mba narabishobora. Ikindi rero mvuga mu ncamake mbere yuko ninjira mu ijambo ry'uyu munsi, abo twabanye kuva za 1993, 1994, n'amateka amaze kubaha biri mu mugambi w'Imana, ntabwo ari ibitunguranye, kuko ibi ngibi Imana yabigize kera ku izuba ku bwami bw'Imana muri Eferi. N'ababyumva banyumve b'andi matorero ivuga ko izabisobanura, mwakomeye Imana amashyi, ikabisobanura kandi ikongera ikabisobanura. Mujye mumbabarira gukoresha amagambo cyangwa kujya aho ushatse, hano hose ni iwacu. Ndabyibuka wenda abanyamukuru bahari twabaye ibyo gusenga bitari byoroshye, aho twasengeraga za mukore hasi, twatangiza ivugabutumwa, twatangiye rimwe na rimwe dutukwa, ubundi rimwe na rimwe dusubikwa, bati bariya baravuga iki, murabyibuka, arabyibuka. Rimwe na rimwe twageraga igihe cy'uko barenga basenga kumwe abantu bose umwuka wera, bati bariya ni abasazi. Turivamo muri za 1996 twavuga ubwami bw'Imana tumukorera, abapagani bageza mukore. Ndagira ngo nibutse n'urubyiruko aho bwavuye, mwakomeye Imana amashyi aho byaturutse. Turimo Imana irahaguruka
twabonye abakobwa n'ababyina n'abaguseka cyangwa abagusore, kandi uyu munsi Imana yawe kugira ngo iteraniro. Haleluya! kuko icyo Imana ivugana natwe, umurimo w'Imana ntakuka kugeza ubu ukwiye hose, gushakira kwiga abantu barakizwa. uyu munsi ufite abantu bakiriye Yesu, nubwo hari n'abataramwakira ariko ibiganiro cyakiriwe. ndagira ngo abantu bakiriye Yesu mukomere Imana bakiriwe. Abayobozi anyataka ari amashyi bakomera hasi kera barekaga y'abakonse n'abarisiponsabe kandi cyane bakomera hasi yego kunyamuganga muhoro ari kuzikundu biryoha kwakira Yesu, muhoro muri kuzikundu biryoha kwakira Yesu. biraryoha bikabamo umunyenga, biraryoha ukumbura byibushe, biraryoha ukumbura rwose, biraryoha ukabona umukecuru n'urubyiruko, biraryoha ukabona imyaka 70. Haleluya! biraryoha ukabona umuntu w'umusaza w'imyaka 70. uwo muzo mfite itanu n'ingahe ko wagira ngo nifitiye tabara. biraryoha ukabona umuntu yahindutse. ejo bigize kwakira umukecuru muri yakora bari kubareba bose, hafi ya bose n'umukecuru uko bikubise n'igikanzu bakakinoramo, ariko rero ibirangamuntu bigize nta kimwe muri bariya usanga yikubita imyaka 78 ndavuga imirongo. uyu se yayivanye, ariko Yesu iyo umaze kumwakira ahindura byose. nuko turatangira tumenya kuri ibintu byinshi, turatangira tubarira ibintu byinshi, turatangiriza gukora abantu benshi bakira Yesu barihana bakubwira bazaza turakomeza turacana. Haleluya! ntabwo niyo bigiye ntabwo uyu munsi ari umunsi w'ubuhamya n'ibikunda tuzagaruka turimudu tahanizi tubika Imana yakoze. nuko rero Imana igihe kiragera mubwira ko twabona Celestine nayikunda cyane. niba igihe kimwe hano hategurwa amateraniro naraje sana nakora rimwe tubitse ubutumwa bwiza tugiye no gusengero twari hanze, hari akazi gatoya turabwiriza ijana abantu barenga 120 barihana baravuga bati twakire Yesu. bamwe tukibona ubwo tubibamo kabona muza kwitwa kabona. turashimira Imana abagejeje umunsi byagaze muri uyu murimo. ubwo nyuma kuboneka mu bigo byinshi abantu bari muri korali n'ibarakomisisha nakundaga cyane. abantu bamwe twabwirira n'umwe twagagabore ari umwadeperi agenda twibuka abandi bamwe bari abasore bacungamenye baricunga neza biba abantu hihana abantu benshi. ariko icyabaye muri icyo gihe ntabwo mbitoye cyane kuko harimo n'amabanga. none igihe kigeze uragenda yigira muri adeperi yamuna n'abakecuru aha tuguraha umushuko wacu, ariko na n'uyu munsi hari abasigaye. twakomeje kuvuga ubwami bw'Imana kugeza ubwo. Haleluya! yubaka umurimo ahangaha. reka ngere rero ku cyiciro. niyo mpamvu uyu munsi kuva mu gihe habona mbaje iwacu mbaje mu rugo, mbaje mu rugo ndabakunda, nzakomeza kubakunda. umwanya utari muremure. ejo bundi perezida w'itorero ry'ikorera mu Garaza araza n'ibyo Imana ikora. hari amasengesho dusenga Imana igakoma ibintu byinshi. araza aze kureba paruwasi bukeye kubera amasengesho ku by'ibendera n'utwemerere afite ibyo yakoze na Rondori Yunani. bigezemo hagati ati mushumba none se turajyanye kandi ugomba kubigeza mu maparuwasi yose. ndi musore matuye akenshi ntabwo ari ukwangana, ntabwo nabuza no kubera ko mbazi. perezida aramubwira ati twakatiye se tukajya Ikigega. niho nabanje kandi nawe n'abakirisi mukajya cyane. ni yewe muri Ikigega tugiyeyo tukikabona byatugora, kandi kabona ni hirya ku ruhande ni kure. ntabwo
kuko nabona uburemere bwakabona bafite n'ikintu gikora kirekire ntabwo ikintu ari byanze kuko barabasakariye nabo ariko twikomereze kugira gahunda nuko arambwira ati rero dukomeze isoko na telefoni barabona ngo gisoza kuko bagiye gutahira reka tubikaba turasanga tugeze reka tuba mu gateganyo mbese tenga ari munsi munuto wa tubikaba ndabakundana uzangurira kawe noneho mbese nanyemerera aravuga ati byanze bikunze reka tugende tugeze ahanyine mubona nabo bashyikirije ibitangaza n'iwacu byarabaye nawe mubwiye ntabwo perezida tuzinjira tubona wayiperi wigize asura kubisa akagera aho bari ibyo barimo akabatera inkunga akabafasha ntawe tuzabona kandi namubara kubona araza ababwira ati bahaye reka twe kubijya mu neza twakubitiye imana amajwi ukayishinga cyane yewe imana rero iravuga ngarutse kubijura urugendo bakirisitu ba paruwasi ya Kabona amateka mwarayanditse mu isi amateka mwarayanditse agatende madini amateka mwarayanditse mu ijuru ndagira ngo mbabwire kandi bakomeza mbabwira ngo ntabwo umuhanda wanyu ari ubusa ikindi kandi ntabwo icyo mwakoze muri uyu murimo mwigize mutumirwa cyangwa ngo mukene cyangwa ngo musaze haleluya ndagira ngo nongere mbibutse urugendo twatangiye igihe waje gushyira fondasiyo hariya abatari bahari dutangiza igikorwa cy'ubwitange narababwira iyi minsi imana yavuganye namwe ko igiye kubaka urusengero rudasanzwe uyu munsi tujya mu nama z'akarere nta rundi rusengero vuba kabona yubakishije tabi ese uragira ngo uraranganije amazi wabona iki kintu gishobora ariko imbaraga z'imana n'imbaraga z'imana wakagira ngo ati imana yubatse urusengero rwa etaje yakoze muvuye kuri wowe baza kukurukiye yagibuka mera ageze ntabwo dufite muri babiri na polisi baragenda baravuga bati twaho mu cyaro habonetse etaje n'ibitari bimwe bizabikora bwira mugenzi muri ibitari imana izabikora ongera umubwire muri ibitari imana izabikora ongera umubwire ngo mbese mu byo wakoze hari icyo wongera ongera umubaze ongera umubwire ngo mbese mu byo wakoze hari icyo wongera muhobere hari icyo wongera baratangaye bivugira baratangaye barumirwa baratangaye baravuga bati nyiriraho ariko imbere y'Imana birashoboka ibikora kugira ngo yiyubahishe aya mateka mwanditse aya mateka tucyandika baba abana bacu ukutamenya baba abazavuka hanyuma bazavuga bati simbera we wavutse arahari simbera n'inshuti yanjye cyane bazavuga ati simbera we uyu musaza wacu afite ibyo yubatse yabyuka tura afite tura ibintu bitandukanye kandi yarakomeje wigeze uturika papa hari ibyo Imana yasekuye iwaho hari ibyo Imana yavanye mu muryango kubera ibyo twakoze Imana bitugirire neza ndagira ngo nongere kw'iryo jambo nongere babwire ngo turacyakora abarengeje bajyano ukuntu sinzi ibintu biduha n'amabwire neza nanjye mbikubwiriza ntibikavuge neza ariko bikabyo papa bisukije ndabwira abakozi bawe ukeneye ibintu nabyo biranaga ntabwo Imana yakuzoza kubaka urusengero rwa miliyoni 300 banyabukene turabirangiza tubirangize neza tuba tubigure ubutaganda birasobanuka korari neza birasobanuka kuriya ariya majwi atambuka kumva n'ibigenda abicana ntibumva neza ariko buhoro buhoro Imana rero ishimwe
yabakoresheje ubutwari, irabyemera ko bibaho, iratangira muritanga. Abantu benshi bamwe na bamwe hari ababateye, turaza kureba ariko shakaza kwamije mu bahumuriza. Hari ababatutse ntibakora n'ibiki ngo biriya bazabigeraho, ati kana gusengereza bazakavamo, umuntu arwubatse narwo ruragumaho iminsi bikene kuko n'ibindi muzabona kandi umuriro urangije. Muri mukaza n'ababwiye ngo mwirikire Imana ko Imana ishobora byose, n'ibitanire mwabikora mu kutamenya. Abanyakigali bageraza bakadukwena mbese abakira ngiye bazabishobora, mutangiye kugura utubanza niyo bazabishobora. Rimwe na rimwe mwajya kwakomona umutima ahandi ntaho tuguhaye, ariko Imana we ni umukozi w'umuhanga, ibitutsi igihumbi niza byayo kugira ngo ubwami bw'Imana bwabonetse ntacyo ukoze. Ngarutse rero ku ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, bakristo bene data mwageze kuba muremure, nishimye ndanezerewe, gusa kimwe cyo nanezerewe Imana ndeba aho mugejeje, ndeba uko mumaze gushyiraho amasuku n'ubwo imyenda myinshi n'ubwo ibibazo ari byinshi, ariko Imana ihekeye umurimo wayo. Iyo ufite hano mu mugongo, Imana ifite umurimo wayo mu biganza byayo, ntabwo yabareka kuko hari icyo yamuremye nawe, kandi igomba kugisohoza nuko yakivuze. Haleluya! Ngatse rero ubutumwa bw'uyu munsi mfite ijambo rivugamo ishakire urwibutso, komeza wishakire urwibutso. Twaganirijwe ku ijambo ry'Imana y'umugabo witwaga Dawidi, ntabwo muvugaho byinshi. Uyu Dawidi ari ku ngoma ye yishakiye urwibutso. Yishakiye urwibutso, aravuga ati byanze bikunze inzu y'Imana igiye kuzubakwa, ariko nubwo atari byo uzayubaka, kwiye gushaka urwibutso. Haleluya! Kwiye gushaka urwibutso. Agira atya, ateranya amafaranga, afata ku butunzi bwe, arabwegeranya, abwira abantu ati ibyo ari byo byose, nubwo atari jyewe inzu uzayubaka, sinayubakisha, ariko ngomba gutanga umusanzu, kuko umwana we wagombaga kujya ku bwami bw'ubuyobozi yari akiri muto cyane, ariko kandi rero nasoko azasimbuka se Dawidi. Kandi impamvu Imana yari yabwiye Dawidi ko atazubaka inzu, hari impamvu yabimubwiye, sinshaka kuzitindaho ngo nzifateho umwanya, ariko Imana iramubwira ngo nubwo utazayubaka, umwana wawe witwa nde? Salomo niwe uzagira gute niwe uzayubaka. Afata ku butunzi bwe aravuga ati birakwiriye ko ntanga ubutunzi. Amaze gufata icyo cyemezo, anabibwira abantu, abwira iteka